ngewe mwabakobwa mwe nimbyara umukobwa wanjye nzamusengera mu izina rya Yesu Mana ishobora byose wajya gutura mu murenge wa Ndera ukahegera nibura Mana mbisabye mbikuye ku mutima kugeza Kristo umwami umuntu amara isaha imwe irarangira undi aperforminga igihe kingana n'iminota 30 irarangira undi aperforminga igihe kingana n'isaha imwe irarangira ubu bona imbogamizi ziri muri Genesis Comedy ari izihe cyangwa se ikintu cyababasha nabonye abantu batinda cyane kuri stage ari babandi babanje burwenya nabo hagati ariko wanyuma ariko bansusobanura abantu urwenya aba yavuze mu magambo arambuye cyangwa ni kwa kunegera tera abantu story urwenya ntago bitandukanye n'ibiganiro dukora yego urwenya no kubwira abantu uburi imbere y'abantu bajya nko mu bihumbi 7 10 biterwa n'abaje ngo ibihumbi bingahe nazo uzi kuza uri imbere y'umuntu umwe babiri ibaze nashi hibaze nashi tafugwe hibaze nashi nyine merci nesa gwa iminota mike ntago uwanyuma keshi ntago ajya arenza iminota 10 10 irindwa aho ngaho none icyo ni ikintu basha gusobanura abanyarwanda ndone nka Gitafu wenda ujya guperforminga bwa mbere muri Genesis Comedy nihe nama wamugira inama nakugira baretse gato wimvugiramo inama wangira ni yihe nzitwara gute nzagenda gute nzagenda sangaye nzagiba iki nzaruhuka amasanga niki nzategura inkuru imeze gute ariko Imana izaguha yawe witwarira yawe nta muntu verisa nta muntu ugira uti yaratinyutse ajya mu mihanda igihe abandi bakobwa batinya imihanda kandi wa mukobwa we moto ni ikinyabiziga cy'amapine 2 korera y'imodokari y'amapine 4 kandi Imana izayiguha umva njyewe ubundi ni intego ngiye kwiha nyuma y'imyaka 2 yego ngomba kuzantwara ruya rukaba none nkubaza akabazo k'amatsiko ko nkuteze uri umukobwa w'umumotari nanjye kuva navuka najyaga nifuza gutwarwa n'umukobwa w'umumotari hari ukuntu umumotari agutwara nagari abajya bayiba urumva yagutwara akajya agenda afata moto agenda kwiyegereza urumva mota nk'ubwo ko uhuye n'inzovu urumva muri wowe wumva umeze turumva utarimo gucumba umuriro urumva ugiye guke oya nabirenze bakureho kamera zimya kamera zimya tugende uzagaruka ubutaha reka dusoze ikiganiro cyacu hano mujuru no kwanya muzajye ntujyayo nyiranzajye we mbabarira nagusabye imbabazi mvuga ko nazongera ubwo twebwe twatangiye hano ni kuri izovu 150 nibisanzwe ariko ari kurusha kuvuga ngo turabakiriye cyane hano ku nzovu 250 tubashishikaje kugira ngo babona haremano bababaye abantu batishimye abantu bafite ikibazo abantu bumva batameze neza turabakiriye hano kuri 250 kuri ku nzovu bameze nabi babarwaye ejo bundi wo bita Kamananga kiri mu bitaro nagiye kumusura barwariye aho bita muri Kane nkuko basanzwe bahita sha uragenda ukabona umuntu ari mu mwuka barimo kushaka kumuha umwuka afite cya bomboni akumunwa amasonde Jita ujushimira Imana ndayishimira reka bura kudashimira Imana bwaba ari ubyobe reka nkuko buri Imana buri gushimira Imana kwa nyako ni ukuntu ujya kugenda ukajya mu rusengero Imana yaguhaye amaboko Imana yaguhaye amaguru Imana yaguhaye igitsina Imana yaguhaye ikibuno Imana yaguhaye munda Imana yaguhaye amaso buri gice cy'umubiri tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo ikibuno se ari ubwo nabivuze muvugo nyandagazi ikibuno nta kibazo ikibuno ni ikibuno nyine ariko ubundi ijambo ikibuno dushimira n'abantu babuze ibibuno bakafite utubuno dutoya hari n'abafite ibibuno binini kuko abafite ibibuno binini ntacyo bakoreye Imana wa undi ufite igitoya atakoreye Imana buriya ikibuno ijambo ikibuno riri mu Kinyarwanda cyangwa ari mu Cyongereza ikibuno ntago kijya gihinduka ni mu Kinyarwanda ikibuno cyangwa ijambo ese ahubwo buriya kiri mwizina bwite ni mwizina rusange ikibuno ako twumve baravuga ngo ikibuno kinini ikibuno gitoya nawe wavanga kabuno ikibuno kiri mu nteko ya kangahe ikibuno kiri mu nteko ya gatandatu reka tube ikibuno kinini ikibuno bitajya muri gatandatu se
barawumva karindwi baravuga ngo reka mbikwigishe yego muba mu mirima karindwi ubwo nibeshyeho rimwe ryonyine niyo mpamvu bakubwira ngo muri comment bazatubwira ijambo ikibuno niba riri mu nyandagazi yego ntabwo ari mu nyandagazi ikibuno nta kibazo rwose ikibuno ni ijambo riri aho ngaho ubwo uriya mu ishuri wagigisha mwarimu akavuga ati ngiye mwarimu nagiye kwituma umwarimu arituma ushobora kuvuga ngo Beta afite ikibuno kinini Nyiranzajya afite ikibuno agafite akabuno gatoya ibintu nk'ibyo nishaka ikibuno kinini ariko mana we kuko buri umuntu agiye ikibuno kinini bitewe n'umubiri wiwe buri umuntu ntuzavuye ngo harimo abantu basigaye babona abantu banini ngo cyangwa n'umuntu yananutse yishwe n'inzara afite akabuno gato ngo uriya muntu arwaye sida yego ariko wawe n'umuntu ufite ikibuno nka Misho nzovu hari ikintu numvishe ku bantu buri icyo kintu tuzongeye kukivuga imbere ya kamera iyo ndwara ya sida ntabwo sida ikibaho yagiye se sida nibaho reka nujya kwa Nyiranzage ukajya nukoresha puridasi nzahita ngukaraba umva sida ntabwo ikibaho ahubwo basigaye bavuga indwara yoroshye ntabwo bakita sida indwara yoroshye ariko imiti yaraje erega buriya sida ni ya twese ntiwakwirata ku muntu ariko ntabwo bavuga ngo ni ya twese koko kugira ngo umuntu yandure sida arabanza hagakora ibidakorwa niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukayikora idakingiye nawe bivuze nabi ahubwo iyo ugiye kurya biriya biryo sibyo yego ujye ubirya wabanje gukaraba intoki nubirya wakarabye ntabwo bizakunira yego ntabwo bizagutera inzoka yego ugera ubwo umusuzi unyura mu ugaruke mu kanwa yego cyangwa ukumva nasuriye mu jisho bibaho ibyo bintu ariko nibagiwe kubaza uriya mumotari utwara moto buriya abamotari hari uzabacunge niba gutwaye uri inyuma ukabona aratwaye umutwe ugenda urimo kubyina umeze gutya none njye si uko basa nzovu hari umumotari nyine wanzanye umumotari abaranzanye none ngira ikosa ndahamagara ndavana inzovu mwaramutse uramwa ngo mwaramutse neza ndavuga nimemeza muteze ngo yeko ndavuga ni birangije umumotari arambwira ati mana yo mu ijuru mbabarira unyereke inzovu urumva ni ukuvuga ngo umumotari ningira Imana akazamamagara nimugoroba cyangwa wende n'undi munsi akazagusaba ikiganiro uzakimuhe nzakimuha kandi Imana igihora imurinda iyo umuntu w'umutegarugori nkuriya yihangiye umurimo bamwita boringo motari yambwa ati izina ry'abagabo se boringo yambwa ngo yitwa boringo motari yambwa ati nyamuneka nk'uko nusa buriya hari ikintu twibagiwe ariko Bruce Melody uzi indirimbo arimo arakora muri iyi minsi ya none mana we bana bidiki toto bana wayaseke ko bana wayase bana we bana Bruce Melody no kumwa ngo imihanda imana twika muri misa none Melody we kwika haki hagurumane bahazimye byange yagiye yagurutse ni n'umuntu wacu Imana igihora imurinda mane buriya Melody ako buno kuvuga ngo ni watatira igihango nukore imihanda yaka we mama we bana Bruce Melody bana wayatse Melody bana bana we bana ako shamenya ukunda kubana bana Melody tumubone no kumusoza turamusuje cyane Melody no umuntu w'umugabo cyane ebana umve ngo Melody we aho uri hose umve ngo wowe numve ngo nyine komeza twike nutse wafashe igisambo komeza twike wandike ibyo kuvanga iniga ngo imihanda wayifashe komeza ukore cyane muri bana kireka ngufashe Melody kuba mumfashe namufashe nyine kumufata ijambo kumufata uzamufashe se uri umupolisi uri umunyerondo uzamufashe muri rwego ijambo tiretse ngufashe ni ijambo riri hite cyane muri minsi ya none ushatse wananitwikiramo kireka ngufashe Melody
nongeye mbivuge ariko ni byiza reka dukoreshwa n'ibindi ibyo nta gaciro ni byiza gukomeza kuvuga umuntu umwanya munini yajya ngo yadutwikiye twacya twamutwikiye n'abantu babibona nabi yego none urabona imihanda simeze ite imihanda ariko nugiye kumva inkuru uriya mukobwa wagusariye bimeze bite umukobwa yavuye ngo yasaze ngo arashaka ngo kuba umugabo ngo arashaka ko umugira umugore yari kurongora umumotari kazi uriya mumotari ze ariko nzovu nagorwa ngende oya yasaze ramwe inzovu nitandongora ntabwo ndi bugira amahoro nese wa murongoye reka nambwana ngenge kujya muri Genesis Comedy mbabara cyane maze ni performingire n'igihe Imana natwe dufite ikiraka cyo kuzenguruka u Rwanda ejo twavuye i Butare yego kwa gatatu za turi Musanze ni mu byeke ikinyobwa cya burarirwa cyangwa bayita turbo turugo niya mukarumwa ningi iyi bayita turugo nukuvanga kakano oya nago turugo bayita ngo ni inzoga y'abagabo reba nk'iki gisimba kiriho shakoko ni umugabo iki ngiki no kuvanga iyo ugoswe gato kita cyakwa imbere cyane kita cyo Kenya ye mana we ni inzoga nziza cyane mwa turubo bana ubwo rero ikiraka ugifite ni Merci wo muri Genesis Comedy Merci aho uri hose turagusuje cyane ni umuteranonga mukuru dufite gri po imihanda imeze neza ariko imihanda imeze neza turimo turikaraga ibintu bimeze neza ariko nzovu muri iminsi ya none ndimo ndumva ibintu ngo Gitafu ngagiye gutwika ahantu runaka ibyo narabyumvishe nawe twika nutwika ahantu hose ahubwo bazagufata ntago bamfata bazafata kuko urimo kugenda utwika amazashya yego imihanda yahiye Nyabugogo yahiye ngaho giprosira twayitwitse Sonatube irahiye ubwo se nugiye gwa akazi polisi nuko polisi sizimya ahahiye se bavura vuze ngo muri Genesis Comedy nukuvuga ngo imodoka zizaba nkeya tuzahatwika hashye imodoka zizimya zibe nkeya bibe ngombwa ko bajya basaba n'umusada icyo tubifuriza no kuzahatwika agashya urakoze cyane ntuzamere nk'umuntu urwenya bamujimirije amatara ariko nanone biriya ntabwo ari byo tubwire ariko ubundi nzovu kugira ngo bakoze imini za matara biba byagenze biti enda ngenyeka yuko yego hari ibyo bita tekinike ibya hariya buriya wasanga igihe cyararenze ega hari ahantu umuriro urishyurwa rugira gute muri atete ubwo wasanga igihe cyararenze amasaha ngo yari kuviraho cyangwa n'umwanya bakoresheje bagahita bazimya amatara none se no kuvuga ngo bashaka kuguha bakavuga ati ngo Gitafu ugiye guperforminga igihe kingana n'iminota 30 njye hari kuko nanjye nagiye ukuntu babigenza yego undi yuri umusitari wa wundi abantu bemera ujyaho nyuma ujyaho nyuma y'abandi ariko iyo ugiyeho nyuma bapanze bandi bagenda bamaraho umwanya munini ubijera meza atabi ya minota hakaba hariho abarenze iminota hakaba ibiki n'ibiki ushiduka undi wa nyuma bamujimije amatara kari burya ntabwo biba ari byiza sinzi aza akubita babirabini bazabikosora none se imbogamizi ubona muri Genesis Comedy ni ukuvuga ngo n'umuntu agiye guperforminga wenda abantu baperforminze umuntu amara isaha imwe irarangira undi aperforminga igihe kingana n'iminota 30 irarangira undi aperforminga igihe kingana n'isaha imwe irarangira ubu ubona imbogamizi ziri muri Genesis Comedy ari izihe cyangwa se ikintu cyababasha nabonye abantu batinda cyane kuri stage ari babandi babanje b'urwenya nabo hagati ariko wanyuma ariko bansosobanura abantu urwenya aba yavuze mu magambo arambuye cyangwa ni kwa kundi agenda tera abantu story urwenya ntago bitandukanye n'ibiganiro dukora yego urwenya no kubwira abantu uburi imbere y'abantu bajya nko mu 7,000 10 biterwa n'abaje ngo ibihumbi bingahe nazo uzi kuzaba uri imbere y'umuntu umwe babiri ibaze naje hibaze naje tafu we hibaze naje nyine merci nesa gwa iminota mike ntago uwanyuma keshi ntago ajya arenza iminota 10 wow 10 irindwa aho ngaho none
icyo ni ikintu basha gusobanurira abanyarwanda. Ndone nka Gitafu wenda ujya guperforminga bwa mbere muri Genesis Comedy, nihe nama wamugira? Inama nakugira baretse gato wimvugiramo, inama wangira ni yihe? Nzitwara gute? Nzagenda gute? Nzagenda sangaye? Nzagiba iki? Nzaruhuka amasanga niki? Nzategura inkuru imeze gute? Gira icyo ubwira abanyarwanda kuko wowe icyo nababwira, wowe ufite umunwa wawe, ufite ibyo uzababwira bibasetsa. Baretse gato bamuyoboke barimo ufashwe n'ibikiza. Yego minisitiri w'ingabo yarahari. Yego niyo mpamvu twavuze cya kintu cy'indangamirwa, bagasanga bukeye bwaho bakavuga ngo ijambo indangamirwa no kubangamira. Indangamirwa ni itorero ry'igihugu. Noneho twebwe twabishyize muri bya bindi byo kubomora ibintu by'indaya, tuvuga yuko indaya zitwa, ariko bambwiye ko babashirimijeho amatara. Twebwe nta matara bigize. Barashimije wowe na Yakamwana barabimbye ibyo bintu. Buretse gato tubigane ibyo bintu. Ngiye barambwiye ati inzovu yarakotoye iri kubona Yakamwana. Icyo kintu barakimbwiye. Matuzimiza amatara. Neza rya nta matara. Mbura abana banjye nta matara batujimije. Yego. Unukuvuga uwo muntu wango wabimbwiye. Twebwe twinja twe dufite n'ababawusa. Ngo iki? Uba ufite umubawusa umwe, undi nyuma, iyo uvuye no ku stage ugiye gutaha. Ababawusa nibo bakugeza ku modoka. Yebo no Gitafu ndi kumwe na Mobawusa bro. Kifungo kanye giye muri Genesis Comedy. Abahungu kujya muri Genesis Comedy bishaka kwivanamo ikintu cy'ubwoba, kavuga amagambo asetsa ku buryo bakoma amashyi, kuko iyo badakumenya amashyi uba wahiye. Twebwe njye na Yakamwana tujyayo batujugunyaga inote za 5 kuri stage. Mwaratwitsara cyane. None ukuvuga ngo njye na Merci ikintu tugomba gukora ni ukwatwika ku nkuru ya danger, mwirinda mu karu. Uzirinde ya mukaru yawe, kuko ushaka kunywa mukaru nyinshi wajya ukabura umunwa ukagera ugaceceka. Hari n'umunwa. Jewe mfite ukuntu agatwiko nzagatwika. Ni ukuvuga ngo none ni ukuvuga ngo Gitafu inama umugiriye nazigire yumva ko azagira ikibazo azaperforminga ahatwika. Mbese wowe uzakore nkuko waba uri iwe mu nzu ugakora utiteye ku bantu. None hari abantu benshi ndabyumva. Ukurumva hazaba hari abaministeri, haba generali, ntago mvuze ko bazaba bahari, wenda ajya bazaba bahari. Buretse gato bitewe nuko nje bitewe n'ikizere nyumvamo, numva n'abapasiteri bazaba bahari, na Yesu ubwe azaba uva ahantu azaba yatakaye. Urumva bro, koko tuvugana u Jesus twamaze kuvana kuri phone, arambwa ati ngewe muri Genesis Comedy nzaba mari. Urumva bro, none kandi none uzasengaza ngewe bwa mbere yakatwagiyeyo yasinze turagenda yaka arabyica, ariko nge nsenga Imana yibwiye ijambo rimwe kandi nanjye uwo munsi nari ndwaye, maze ndwaye typhoid. Wari urwaye cyangwa urwaye umuvuduko w'amaraso? Nge se ndabyibushye. Ndabizi se umuvuduko w'amaraso bawubwara bate? Ushaka kurwara umuvuduko w'amazi ukahita wirukanga. Zimya kamera ngo umuvuduko w'amazi w'amaraso. Rero uzirinde kunywa ya mukaro yawe nyinshi. Yego. Ushatse wazana inywa uriyo. Saa 8 zageze. Twerabize ko dukora ku masaha y'igihe cyane. Tugiye gusoza n'ubundi. Harabura umunota umwe. Dusoze ubwo nta nibi. Ni ukuvuga ngo tunasengereye Gitafu ya mbere yo kujya ngo usengerere, hari ikintu urubyiruko rusabwa. Urubyiruko rasabwa inama, wagira iki inama urubyiruko ngaho abagore bagiye gusezerana, abamotari bateza kaske, sinzi abantu birukanse mu muhanda, abantu barongowe biranze, abakobwa batandukanye n'abagabo babo, sinzi abagabo batandukanye n'abagabo babo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abana bagiye kwishura ibiranga. Abana se mbanze mbwira ababyeyi buriya mujye musengera abana banyu, kuko ubwenge butangwa n'Imana. Yego. Umwana ashobora no kwiga mu ishuri ugasanga mu mutwe mwarimu yavuga ngo kabiri kongera gatatu, ugasanga umwana arimo gutekereza. Umwana arashonje, buri umwana ushonje ntabwo yakwiga ngo no nibishoboka. mwababyeyi mwe umwana ajya ku ishuri mwamuhaye igikoma, niba ufite ariko umwana yakabaye nko mu karu, buri umwana wagiraga zigira mu gikoma umukaritesha umutwe. Yego. Uziyo nkwenye nyinshi bura nayo irasindisha. No. Mu karu samajyane se amajyane. Mano himbazwe melody rwose reka manze mukomeretse melody. Ubwo rero tuboneho
no gushimira abadukurikira kuri 200 Nzovu 250 rwose aho abandi baburiye mwebwe mugiye muhaha nimba Jitafu yanyuze kuri YouTube channel ajya haha aronke yuzuza ibiganza imifuka ye yuzura amafaranga. Amina. Jitafu rero reka dusenge tweragize Imana kuko tuba twavuye mu rugo tugendera ku byuma by'abazungu agiye uva mu rugo ugira Imana amafaranga nizaya kwiba ukagira gute wagiye kwa Nyiranzage mutuvanga nagize Imana yamenye umubare w'ibanga warawuhinduye yego narawuhinduye cyo mu gitondo Nyiranzage nge sindawuhindura nge menya umunsi bayifashe menya bazaduka ariko uko ejo bundi yanyibye miliyoni 10 we yakwibya ngaye Nyiranzage miliyoni 10 aguze convention yose yaratwaye nukuvuga ngo udufanga ndakora mu biganiro twose tujesa tujyana Nyiranzage ako Nyiranzage ndamuka ngufasha niwe Mansha byose Mana nkunda ni waremye ijuru n'isi Mana nkweretse Jitafu kuwa kanaza ari muri Jets Comedy uzamuha imbaraga uzamuha igikundiro ku buryo amagambo yose azavuga abantu bazakoma amashyi kuko ariyo badakomye amashyi Mana uba wahiye n'ubutanago bagutumira Mana kandi nkweretse YouTube channel yose Mana ujye warinda Mana niwe murinzi w'ukuri nabya bisambo by'amacano y'abantu kandi Mana nkweretse Nyiranzage no mujura yibye Jitafu ngo miliyoni 10 nawahagarika umuntu no gusenga mu izina rya Yesu toka sate mu izina rya Yesu mvana mu mwuka Jitafu mvana mu mwuka yego Mana icyuwe ni cy'Imana kandi nkwetse Mana yego abakobwa bose Mana nkwetse umukobwa ugenda abakeneye abagabo bose babona abagabo yego abakobwa babona abagabo yego kandi mwa abakobwa namwe muzamugira urukundo mukundane cyane kandi bagira inama yo kwirekura nibajya babona abagabo bajya birekura bagenda no dukingirizo biruka kwizo ndwara zihari za ndwara z'ibyorezo ngaho byateye ngaho bazamutse biruka ko bajya baterwa amada biruka karebo babyara mwa abakobwa mwe ndababwiye ngo mwihane mwe mugenda no mukingirizo inigane kujagaraza uyibwati nibishoboka ambara agakingirizo n'ibyaguvuza induru mwati tewe mwa abakobwa mwe nimbya umukobwa wanjye zamusengera n'izina rya Yesu Mansha byose wajya gutura mu murenge wa Ndera ukahegera nibura Mana mbisabye mbikuye ku mutima kugeza Kristo umwami wacu amen tutamukoreye yagiye gukora rimwe atana perimi gihe abandi bakora imyaka n'imyaka bakayi kugira ngo umukobwa azabeho nuko azabona perimi agatwara moto agatunga bene wabo agatunga imiryango nimba na moto atwarira abandi ariko Imana izaguha iyawe witwarira iyawe nta muntu verisa nta muntu ugira uti yaratinyutse ajya mu mihanda igihe abandi bakobwa batinya imihanda kandi wa mukobwa we moto ni ikinyabiziga cy'amapine 2 korera y'imodokari y'amapine 4 kandi Imana izayiguha umva njyewe ubundi ni intego ngiye kwiha nyuma y'imyaka 2 yego ngomba kuzantwara ruriya rukaba none nkubaza akabazo k'amatsiko ko nkuteze uri umukobwa w'umumotari nanjye kuva navuka najyaga nifuza gutwarwa n'umukobwa w'umumotari hari ukuntu umumotari agutwara nagari abajya bayiba urumva yagutwara akajya agenda afata moto agenda kwiyegereza urumva mota nk'ubwo ko uhuye n'inzovu urumva muri wowe wumva umeze turuva utarimo gucumba umuriro urumva ugiye guke oya nabirenze bakureho kamera zimya kamera zimya haleluya amina kabireke akazabikora abikoze n'ubashakanye none wowe watakaje ubumanzi ufite imyaka ingahe ngewe shana butakaje ku mukozi wo mu rugo twakoranaga uwo mukozi aracyariho ni n'umukecuru ubu ngubu ntago mwabyaranye nk'imanga nta mwana twabyaranye ngewe umuntu natakaje ubumanzi ufite nduruhinda ngo ngifite uruhinja nukuvuga natakaje ubumanzi umukobwa wabaga mu rugo yajyaga akunda kundirimbira ndagahinja ngarira nakumwumva umukobwa udafite nyashi ubundi nyashi ni igiki ubundi bibwira abanyarwanda badukurikiye nyashi bajya bivuga mu mazina yabo ni ikibuno ariko ikibuno cy'igicinwa cyaje nacyo hari ibibuno bajya kugurara amahara angero nimba birimo haleluya amina twakira bakunzi ba YouTube channel Nzovu 250 nkuko nakunze kubabwira ko nzambazanira abastari abakunzi ba Nzovu ntago muzicwa n'irungu muzahora museka mwansabye yakamwana ariko mbere yuko nzana colonel ngo nimba ari colonel none ngo yiyongeje ngo ni gripo
urakuvuga ngo ubu muri iyi minsi mfite akazina ka Gitafu ariko nyuma y'akazina havudatikira kuko ubonye umukunzi wawe niwe wagenewe nawe undi n'umukunzi wawe ndamubona ngatitira 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 ndamubona ngatitira 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 ndamubona ngatitira ngatititira bakunzi bakuvu rero uyu nguyu dusanzwe turi kumwe mu mihanda ntabwo nagombye kumuyikaze buretse gato njyewe ntabwo ndi muri babona bajya imihanda twahoze turi imihanda ariko twavuye imihanda ahubwo turimo turakangura abantu bava imihanda babona bajya mu bigeso bibi bagiye kunywa amayoga banyweye ibintu ngo bagiye ngo mu bitaramo ngo by'intore ngo amasiga birebera ibintu babinywa bati ariko Gitafu reka njye nkwibwire iyo tuvuze ngo twavuye ku mihanda koko twayivuye ariko n'ubu turacyayinyuramo nese hari imodoka uragura imihanda ahubwo se kugira ngo byemere n'ubu ngubu njye ngira gutya nka domoka ngafata nk'umumotari ngajya kumva motari nkamwana njyana mu gashekero imotari gahuruduka niba yambaye kasike itabona nkabona ngejeje muri koridoro home yayo byose yaba abamotari banjyana za koridoro nyamo njye niba nakubwo njyana agashekero njyana aho njyanya ujya kunjyana mu ndangamirwa kubera iki aho Gitafu reka njye nkubwire uzi impamvu buriya impamvu ahita kujya muri koridoro ashakwa yarigeze kuba kubona kera si ibyo n'ibyo nzovu buriya koridoro ni ahantu habera ibirori ngaho abakobwa beza abahungu bajya kwirira ibintu bijyanye none ngo kubite story ejo bundi nagiye ahantu muri restaurant muri koridoro muri koridoro ubwo ngubwo hari haje bano peti bavuye mu hanze baje kwiga mu Rwanda buriya dushimira u Rwanda rwacu rwatubyaye u Rwanda rwa Gasabo u Rwanda rwiza cyane u Rwanda rurimo amahoro u Rwanda rw'umutekano ijoro n'amanywa uragenda abazungu barwifuza Amerika imwe yatakamba ivuga ati mana waduhaye u Rwanda rugeze ndangije none buretse gato nkurabure ndangije umuzungu sinzi ukuntu umurjama yakubisemo kaga abaga kubisemo nanjye mbadaje nk'umusazi nkubita umuzungu arandeba yarashize yarimo kurya uducapati yakoje uducapati 17 ku isahani ndakubita umuzungu aragotwa afite ifurisheti aragotwa aje kubona icapati zo kubisaza restaurant yose abantu barasetse baratembagara ubu tuvugana hari abantu bari mu bitaro kubera iyo nkuru ari umuzungu nakubise rap umuzungu ibiryo birameneka capati wallahi wa bilahi yo nkuru yabera ahantu bacuza capati urabona uzamutse ku manda y'amabuye ku muhungu bita Kadogo urahaza hari ujya hari ahantu bicapati za wazirehome haba parika abamotari none hari umuntu wamaye inkuru ngo hari ahantu ngo kwa Kadogo ngo ugezeyo ngo arabana barimo barasenya ngo kubera amacapati umuntu atinyuke ari kumwe n'umugore abyukira saa 8 z'ijoro yomboke nta kintu nta nubwo arajya no mu kazi ubwo aragiye gake amaze kugenda abajyangwa kwa Kadogo aguze ubucapati araburi umugore yicuye asanga umugabo naho harahamagaye umugore amugabo amubwiye ngo ndimo ndarya capati mwijoro umuhungu agira capati zimo senyungo z'abantu niba kiramo ibiki gusa ziba zimeze neza ikindi cya kabiri icyo kintu cya koridoro wowe ucyumva uti koridoro urumva nanjye hari koridoro nkunda kujyayo ntambuka koridoro buriya njye koridoro nahagereranyije najyanje ni Bugande bakora ni Bugande amacapati ku muhanda amaboyiro inyama zokeje buriya korodoro nge kandi barakora bageza mu gitondo umva kugira ngo byemere buriya ari ahantu koridoro ukagera za Sodoma hari za Cosmos Sodoma ntabwo hakigezemo koridoro uzareba abakobwa ba koridoro ibuno ibiki n'ibiki ariko zase nkujya Sodoma yego abakobwa barasa nk'abenda gusaza barakuze ahubwo bari muri izo nzira ahubwo umuntu ambwiye ejo bundi umukobwa aramwega ariko ngo ubundi buriya ngo mu bukobwa ngo ukunda umukobwa ufite nyashi ngo cyangwa ukunda umukobwa udafite nyashi ubundi nyashi ni igiki bundi bibwira abanyarwanda badukurikiye nyashi bajya bivuga mu mazina yabyo ni ikibuno ariko ikibuno cy'igishinwa cyaje nacyo hari ibibuno bajya kugura haramuza mu mujyi ikibuno akacyambara neza akajya kubita wajya ubona ukavata umukobwa afite nyashi ntaza afite hari ibibuno by'ibigorano twamaze kujyana no mu iterambere n'umugore ashaka gukora plaque avuga ko atwite hari ikintu nanone basigaye bajya kugura bakagishyira ku nzu bagishyira ku nzu ukuntu umugore neza aratwite inda imeze gutya ibyo ngibyo hari umugore bitaga niba ari Nyiranzage niba ari Suzana yabanaga n'umugabo nyine gutyo bamaze iminsi bakoze ubukwe ibintu byo kuvuga ngo kurongorana ntabwo abantu babikunda kuko ajya abana baba batarabyuka
cyangwa bari burebe iki kiganiro urumva bakora ibintu by'abantu bakuru barangije uwo ngo Suzana uwo mugabo we nyine barabana haje navugaga kubi uziko urimo gutoragurika nka kiriya cyuma kigira inshugu waza uguma ku murongo umwe oya buriya nzovu hari ibintu bawitiranye guturagurika k'umuntu umuntu uturagurika arafite imbaraga umuntu uturagurika babirimo neza turagurika reka mpaka cyangwa no kwa mukaru wawe unashatse mukaru ubwo ngubona nibwo bwa mbere najya imbere ya kamera namwe mukaru nibwo bwa mbere na amateka ntabwo neza uko najya vibe ngizigize ariko bishatse kuvuga iki kubwo ngo ndaturagurika reka nturagurike wamaye mukaru wanyakiriye nariye nanyweye naryamye nagize gute aho naturagurika ni he erega umuntu aturagurika kubera ibyatumye turagurika uramata zamuka ngo nago ndi buturagurike kandi uko nkuzi ngiye uko dusanzwe tumenye uko tugendana nge mbanzi ko nta nzoga ujya oya winywera mukaru niyo ninywera ahubwo nungu nutanongera kunemera mu kiganiro cyawe uzambabarira tuzakora ikiganiro turimo ziri hano nge nzashaka amatasi 2 nyazane hano sha icyayi kirimo tangawizi nyinshi isukari nyinshi icyayi kirimo tangawizi kirimo n'agasukari gake kugira utazarwara diabete icyayi cyongera kituma umugabo agira courage mu mubiri we nyine akajya ahorana ubushyuhe warubizi ego mana icyayi urakinywa mu gihe kwa kundi urabona mu gihe muri neje hajya mu Rwanda tugira neje oya mu Rwanda neje tugira neje ikunda kwa muri ibyo bihugu by'ibura hanze bya bihugu byo mu gakeke reka mbwire twebwe iki gihugu cyacu Imana yakiremye neza abandi yagiye bakonje hari reba bira ibintu bita urubura urubura aya nzavu buriya twebwe niyo mpamvu bavuga ngo Imana yirirwa handi igataha i Rwanda no kugira ngo nabyemereye n'igicumbi cy'Imana kiri mu Rwanda buriya na Yesu yabaye mu Rwanda nuko baba babeshya bajya gukeka bavuga ngo Yesu yavukiye arango mu Misiri Yesu yavukiye hano nuza hano urabona hano ku nuza hajya Inyamirambo kwa Nyiranuma urahazi kera Nyiranuma Yesu bundi Nyiranuma yari umuzungu ariko yitabye Imana nukuvuga ngo ese yari umuzungu yari umuzungu cyane ikigo cyiwe ni wagishinze ariko gikomoka no kubagatulika buriya Nyiranuma ngiye muzi urabona navukiye ku Muhima yego mama yanjyanye hariya ariko navukiye sehashika yego wowe wavuze sehashika bavuga ngo ni sheha nukuvuga ngo ngiyewe biriya ni ibindi bigo bishamikiyeho niba utekera hari no mu Kiyovu kirahari na hehe none urumva ko mama yigeze kunjyana kwa Nyiranuma nari ngiye bari bagiye kunkura iryinyo anjyanayo Nyiranuma naramwiboneye icyo gihe kandi bari imyaka mfite icyo gihe yari umugore yari umugabo yari umugore ese bamutaga Nyiranuma mama ngiye yarambwiye ngo agiye kumbyarirayo ngo Nyiranuma abanza kujya kunywa ugiye uko mu ngomero yuko man ibintu byambayeho man nire yagiye kumbyara agezeyo nyine kwa kundi umubyeyi abarimo ari ukuntu buriya mbere yuko umubyeyi abyara arabanza akababara babyita ko ajya mu babyara ajya mu babyeyi wabyaye umubyeyi wabyaye inzovu n'uwabyaye Gitafu rwose turabashimiye cyane n'abandi bagenda bibaruka ababyeyi bashimire cyane ababyeyi umubyeyi w'umumama niyubahwe ngiye umuntu yigeze kumbwira ngo yaba umugabo w'umugore mu Rwanda umugabo w'umugore sabaho oya umugabo w'umugore umugabo ufite umugore yaba niba umugore yajyaga kubyara cyane igituntu toka satani izina rya Yesu nibyo wakore muri korodoro nkubwiye buriya korodoro mana byaba motari byose ni ingaruka za motari cyangwa nuko iri vumbi ivumbi kandi buriya mukaru itera mu imworora noneho twe tugikomeje hagati y'umugabo n'umugore yego hano mu Rwanda ntabwo bemera yuko umugore ashaka kubyara umugabo amuri iruhande ariko mu bindi bihugu byateye imbere iyo za Burayi yego umugore abyara umugabo ahari buriya kuko uramutse ubonye ukuntu umugore ababara ari kubise abyara ntazongera kumutuka cyangwa ube reba wahejeje ngewe nshaka umugore aba yavuye iwabo hari ibirayi hari ibijumba sinzi imiceri sinzi za makaroni bya bibora by'abashinwa by'indyo z'inyarwanda asizi iwabo ibipangu aje kureba Gitafu mushize mu mago ngomba kumuha ibyamuzanye erega buriya hari ibintu ariko birashobotse njye n'umugore wanjye abyara buri kwezi reka njye nkubwire buri umugore buri mwaka ngomba kujya abyara mu myaka 5 umugore iyo avuye iwabo nk'uko bivuze ko aba ari ibyo kurya hari n'igihe iwabo baba bakurusha n'ubukire
hari ikintu kimwe bakurikiranye ajya bafite agafaranga hari ikintu bakurikiranye iwawe iwabo badafite icyakurikiye ni urukundo ukamuga sheri umugore mwiza inana pacu ariko witonde buri ufite nk'umugore akababara cyane kwa kundi umugore yashavuye wenda ashaka kumukoma ni rye jambo amubwira mu bwati umuntu agiye gusoza urumva mva jitafu umugore yababaye cyane mbese agiye mu rwego rwo kurira wenda wamubabaje wenda ari ukuntu wanze kumuhibye nyine urumva akababara umugore yababaye uramwegera timukunzi wanjye shere munami rwose wakwihanganye amaso y'inyana amaso y'umweru buriya nta mugore ugira amaso atukuye amaso y'umweru namwita amaso y'umweru uzi ko buriya na vewiti basigaye bayita amaso y'inyana amaso y'inyana iyo modoka y'amaso y'inyana buri ubyaye umwana bamwita amaso y'inyana ntabwo naba nyimwise amaso urumva umwana wanjye aba yitiranwa n'imodoka no umuntu umukopatanye ko kwitabiramo hanyuma hari akabazo kari muri minsi ya none kuki umugabo atinyuka agaca inyuma y'umugore we cyangwa umugore agaca inyuma y'umugabo we kandi mwashakanye mubikunze abantu mwabahurije buriya ni nkura inshuti yacu biteye akamwana buriya naramubwiye ngo ingeso ziva muri nyirazo yapfuye kuko iyo ubanye n'umugore wari usanzwe ujya muri ziriya ndaya cyangwa ufite n'abo bakobwa warabanje kuzaza ufataho noneho nyuma ugashaka umuntu indirimbo muririmbira n'iyayo inzozi zigira nkana narayendose mama Sandrine ariko kumukumbura njyewe ndamuhobera yamara nzova aritare kandi ntimukamugwanye kandi azabaseka impamvu murimbira ku karimbo yaravuze ngo gusubirana mu Sandrine ngo ni inzozi ariko binzozi gute oya nibyo abana ni uko nawe waryamye ukarota kuzasubirana mu Sandrine njye ntabwo gusubirana mu Sandrine ntabwo nigize mbirota ni umwanzuro wanjye nafashe numva ko ibyo nari ndimo mbivuyemo kandi mama Sandrine ibyo bintu arabyanga mbona bitazakunda basubundi gihe utubwire ko bizamugiye gusubirana uyu nawe aje muri wa mubare wa babana oya none se reka nkubaze yaravuze ari mu kwa karindwi hararenga none reba aho tugeze ngo mu kwa mbere naho haragera mu kwa mbere avuga ati mu kwa 12 nuko nguko iyi filime kandi reka mbabwire nzabaseka nzababwira mu kwa mbere ninzasubirana n'umugore wanjye mwasubiranye se muri no minsi yi kandi avuga ko tutazasubirana mu bukwe bwanjye sinzabatumira ubukwe uzakora ubukwe se nzabukora ntabwo uzakora tuzajya mu murenge se muzamwakoze njye no kumusaba njye no kumusaba izo ni inzozi fata ko bitazakunda simbivuze niyo ndirimbo uzi yo gusaba nkaho ugiye gusabira umuntu indirimbo muririmbira n'iyayo inzozi zigira nkana narayendose mama Sandrine ariko kumukumbura njyewe ndamuhobera yamara nzova aritare kandi ntimukamugwanye kandi azabaseka impamvu murimbira ku karimbo yaravuze ngo gusubirana mu Sandrine ngo ni inzozi ariko binzozi gute oya nibyo ndabizi ntabwo muzasubirana kuko uriya mu mama arenze gute ararenze umva nkubwire uriya mu mama ko aca bugufiya agira bugufi se kuki mutasubiranye mu kwa karindwi ariko sireka nkubwire tujya gushwana wari uhari nitujya no gusubirana rero nabwo sinzaba mari ntabwo uzaba uhari interrogation se ubwo si nko kujya kubazwa interrogation ahubwo nakumva ari nko gutangira yamara nzova kurusha ubwenge niyo mpamvu utapfa no kumugira inama interrogation nyine urabona hari igihe nko kuri ribu y'igikondo kuko niho nkunda gutanga ingero baribu y'igikondo mbone no gushimira ese gutangira ni iki abaribu bakoraho hari igihe bavuga ngo uba ugiye nko kubazwa hari ibyo uba ushinjwe ariko ugiye kubazwa kugira ngo ubisobanure uko byagenze ako ni nako bimeze da interrogation ni ukubazwa introduction si ibi byo mu mafilime se byose ni bimwe ni ukuvuga ngo abajije mu gifaransa yongera baza mu cyongereza introduction igifaransa abajije iki introduction ni bimwe introduction ni mu cyongereza interrogation ni mu gifaransa
Nzovu twigende nibyo no musi bavuze ngo ni debile bavuze ngo ni debile umutipe muri kumwe ngo ni debile uwo mututse ngo ni nta bwenge afite bawumva debile nibyo n'ubundi ndumva ari nko kuba nta kintu ufite mu mutwe. Nzovu ni kiye cyiza cy'umurenge na mariage wabitandukanya gute umurenge na mariage? umurenge nyine aho bitandukanye mariage se n'umurenge nose iyo wagiye mu murenge bwo n'ubukoze mariage oya biterwa n'umurenge ibyo ari byo ni umurenge se sawa umugabo n'umugore bagiye gusaziranira oya umurenge naho ujya kubariza ibibazo umurenge nyine Nzovu ni kubyumva oya ntabwo nyine umurenge kuko aravuze ngo umurenge na mariage bitandukaniye umurenge ni imirenge ibigizwe n'akarere nkuko bavuga umurenge wa Gikondo umurenge wa Ndera sibyo none ibintu bisigaye byateye muri iki gihe umuntu mwamufitanye ikibazo cyangwa ubona atameze neza gutumwa ngo wazajya gutura mu murenge wa Ndera ese ni Ndera hatuye abaki kugira ngo ntabwo bavuga abasazi ba mutipe none nakwiye kukiri umwana bavuga ngo abafite ubumuga bwo mu mutwe biriya ni ibitaro iyo utameze neza baragenda biriya ni nk'ivuriro ese Ndera ituyemo abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe gusa harimo n'abaturage harimo n'iki ako umuntu hatuye asaze nako yarwaye ikibazo yarwaye nyine mu mutwe urumva biramworohera ntabwo mu mutwe agendana ubumuga umuntu ugendana ubumuga bwa iyo bugendanye ari hariya birorohane nk'umuntu utimageragere yakoze icyaha ubu yamara uyu muhungu uyu sibyo se nta kintu kimurimo impamvu avuze gutya abagore babiri wundi watikuye afite Nyiranzage wundi watikuye we namutikuye se dupfiki mwa wabomoye we ko kanwe afite Nyiranzage niwe Nyiranzage niwe afite Nyanzage na Kanyange aho Kanyange ngo yamukunze ngo kuva kera ngakira umunyeshuri ngo bariganye ngo na Kanyange ajya kwa muheto gukora ikikoko nyine no kuvuga ngo yararyamye arabirota ko bazabana niko nawe waryamye karota kuzasubirana mu masandrine nge ntabwo gusubirana mu masandrine ntabwo nigize mbirota ni umwanzuro wanjye nafashe numva ko ibyo nari ndimo mbivuga Yes, reka nizere ko mumeze fresh nibwo mamuhereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye uyu munsi ushobora kuba wakoze bikanga ugahangana bikanga ako komeza ushemwa kabaraga nawe ubona ko byakunze ntiwigeca nkingo wijajare ko umeze nabi kuko iyi si ni gatebe gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye imbere ya kamera turi kumwe na Ndogo na Veniste Bahizi na inyuma ya kamera muri kumwe na Intwari Didier cyangwa nyite Homboka yahombye Nina bro. Yes Vipis ni salade kumwe no misi trend uri trend pe ndi mu kiganiro ndagwamagana Ngiye kwakira kwinzova 50 murakoze cyane Nzovu ni wari bukumpera umwanya cyane agiye n'ibintu bimwe na bimwe agenda kumbariza kuko aha turi mu rugogwe kandi umuvyeyi nwaganiza abana mbone kubashimira abakomeje kunshyigikira bakora ku WhatsApp comment bagakora no kunzogera rwose mbanze kubashimira Imana igihora ibarinda aho muherereye hose ku isi haba muri East Africa haba no ku mugabane w'Uburayi rwose bravo mwana mwanya ukibashimira ako tujye n'ikintu tubisabira abana bagiye kuja ku ishuri Nzovura byibuka ko abantu bagukurikirana n'umuryango wawe gira icyo babwiye nyine abana bagiye kwiga ariko ngiye nta kintu mbabwiye birenze kuko nanjye ndakora ubwo waba utangiye kuvuga ngo mbabwire ngo mbasabirize oya ndakora bazi ko oya mwa nshuti zanjye mwe abana bagiye ku mashuri si abanjye bose nako si abanjye njyenyine na abana bose ku isi ubu bagiye gusubira ku mashuri yabo ku isi yose se none ubu ngubu abantu aya masaha bari mu ijoro nabo bagiye kuja ku ishuri bazagara tudahuje ibihugu tudahuje amasaha barajya mu gitondo abana bose bagiye gutangira akisose gutubesha 8 ahubwo turebe mbonereho kuvuga ngo abana mwagize
amanota mabi, amanota makeya, ubutaha muzagire menshi koko, mwikosore mugire mute. Nizeye kandi ko ibiruhuko byababereye byiza, nizere yuko nta bana bagiye mu biti by'amapera y'abandi ngo bibe amapera, nizere yuko abana batagiye mu mukungugu ngo babe barwaramaga, nizere ko mwubashye ababyeyi banyu rwose, kandi icyo Imana ishobora byose nkwetse abana bagiye ku mashuri uzabarinde. Irene na Sandrine bo bameze ute? Nta kibazo, bameze neza, bameze neza. Ese ku buryo tubifite amakuru hano hanze ko ugomba gushira mama Sandrine mu mago, uzashira mu mago mama Sandrine abana ari ku mashuri canke uzabanzoreke abave ku mashuri? Ega iyo mvuze ngo ngiye gusubirana mama Sandrine ntabwo tuzasubirana, dushaka kuzasubirana mu kwa mbere, ariko ibyerekeye ubukwe, umurenge, ibyo tuhita tubifatira andi mezi, kuko ntabwo twasubirana mu kwa mbere ngo uhite ubona amafaranga yo gukoresha ubukwe. Nimba dusubiranye mu kwa mbere ibijya mu murenge dushatse twabishyira muri sama y'undi mwaka. Ese ubu ngubu mama Sandrine icyari cyaratumye muvana ntabwo kizakongera ubutene? Nyine byaturutse kuri ngiye, ubwo za ngeso nzagerageza kuzihana. Umugabo udashobotse. Ndi umugabo udashobotse? Nawe uri umusore udashobotse. Ikibazo urumva ni wowe, ikibazo siwe. Nyine nanjye ndabyemera nkabisabira imbabazi. Niyo mpamvu ufashe n'umwanzuro wo kongera gusubirana nawe. Buriya umugore mushobora gutandukana, we mugabo urya cyane ariko mugatandukana, ariko ufashe umwanzuro wo kurya bukeya murasubirana. Kandi uyu munsi tuzi ko agatoke kama gakomba kama gahese. Ubu ngubu isi yongeso izakuvaho kandi kagatoke kama kameze uko. Oya, ingeso yaranziho zimwe naraziretse, izo ntarareka n'akanores. Akanores koko ntabwo yapfa kugukuraho. Akanores nyambere tukibana yarambwaga ati papa w'abana, kunywa inzoga nta kibazo, ikibi ni ukunywa inzoga uri mu kabari ukagurira abantu ugasanga unywere nk'ibihumbi 20, ariko uri mu rugo. Iyo Knowless nanjye nubwo ndi umurokore, iyo Knowless imwe ebyiri wazinuma ukaza ukazinywa, igihe abana barimo kunywa icyayi nawe ukaba urimo kunywa ku gacupa. Urisa kubwiye ngo Knowless yiveho musubirane, wahita ubyemera? Yiveho burundu. Yiveho burundu? Ujye unywa amazi cyangwa soda. Oya, reka mbikubwe kuko ndimo gushaka gusazira mu bana banjye, nkasaza neza ndi kubona umugore wanjye, nawe sinayireka. Nayireka. Hanzavu ino misi nihe muti baguhaye? Nayireka. Navuga ngo umugore ngaroga umugabo se byarabaye? Mama Sandrine se yakoroga gutari umurokore. Uyu munsi urabona ko wicanye n'urubyiruko, kandi nawe uri korora naho wavuye canke aho wagiye, arafite ibyo bibuze kukubaza, none afite inama ndetse zo kumugira. Ugira icyo wari utuzaniye mwanya umutoreze nk'amagambo nk'abiri. Nzovu ndamubaza iki noneho? Nyene umuntu agutanze hano hanze afite experience y'ubuzima bwishi, ushaka kumenya turamenya. Ntacyo. Abonye wega abana abana, ese umwana yakugera gute inama umuruta? Ahubwo ngereka mugira inama nk'umuntu, imyaka mfite ashaka ko ari n'umuhungu wanjye. Ntabwo amubyara. Ntamubyara. Uyu nguyu hari imyaka 25 afite. Ndayirengeje. Ufite ingahe? Ndayirengeje. Ufite ingahe vugisha ukuri? 26. Nose ubwo sinyirengeje. Use 23 bitari. Nose ari umwana ufite iyo ufite 26 wavutse ufite 23. Umusore abyara afite ingahe? Umusore uyaba umwana abyara 17 18. Uyu ni umwana wanjye. Ariko na Sandrine afite iyo myaka? Oya, ngiye nashatse bitinza, nashatse mfite 3. Yasanze Sandrine afite 14 washatse uri umusaza. Mfite 3. Ubwo ni wasanga ngana na mama wawe. Mama wawe afite ingahe? Arakuruta. Ntabwo ndita mfite 5 Mama afite ingahe? Ntabwo nyiza arakarakuruta. Neza kukiyoberwa imyaka ya nyoko. Nimba nanayizi nyivugira ahangaha. Wagiye ukamwibindanga muntu ukari imyaka afite. Nimba nyizi se nyivugira ahangaha. Kandi badafite ibyangombwa. Arabifite. Nose njye kuvuga imyaka y'umumere gute kandi nese hari umuntu urimo kumurambagiza se? Wasanga nahari. Ubwo urashaka ko
reka yanze kungira yose yakugira inama gutari inama mugira inama acyari mu rubyiruko muhungu wanjye uri umwana wanjye icyo nakugira inama ntukajye mu ngeso mbi nawe uzirimo ariko njye nzirimo nshaje uzirimo ushaje nose ubwo urumva ndakwigira kuki wamuganura umusaza wandu ntukajye mu biyobyabwenge ngo ujye mu matabi ujye mu ndaya kandi uzirimo uri kugira inama ahubwo ugiye kugira inama ahubwo we bivemo nabivuyemo byarangiye nabivemo banyiramenye nabacitso ba mama Queen ntabwo njye biraba inzongera kubisubiramo ende no kuvuga ngo umuntu uri kungira inama z'ibintu we akora nose ubwo urumva ibyo bintu bibaho ni gute ungira inama kandi ukangira inama urukumbuza ibyo ukora kandi ubwo ni wowe uzi ibyiza byabyo ahubwo nivuga ngo ngwino nkwereke ibyiza wabuze umwana mbyaye ngo angire inama oya ntabwo yakugira inama kandi ntabwo angira inama mbwira ikibi cy'ibyo bintu nimba bivuyemo ikibi cyabyo mubwira ikiza cyabyo ahubwo mubwira ikiza cyo kujya mu nda mubwira ikibi cyabyo icya mbere upfusha ubusa ngaho wese upfusha ubusa amafaranga wakoreye ukagenda ugiye kuyaguramo inzoga abatagushima we uragiye baragukubise utakaje umwanya wawe w'ubusa sibyo icyo si ikibi njye mbona ahubwo nta n'ikiza wabigiyemo se nabona nta kiza kirimo ubwo gufata umwanzuro wo gushaka mama hari mama dusabe n'uwayaka mama Sandrine ntabwo waba ugiriye mu Kigali cya Yaka oya ntabwo ngiriye mu Kigali cya Yaka baranabatanze gushaka ni nk'abana kuri njyewe nuko njyewe nshaka gusura n'umugore wanjye nkaca bugufiya ibyo nari ndimo nkabivamo ariko nindamuka nsuranye nawe nzamwoza ibirenge nkuko Yesu nawe yogeje intumwa ibirenge nanjye mama Sanya ashaka kuzaba ari muri izo ntumwa nubwo intumwa za kera nta mugore wabagamo umugore bita Mukaroti wari umuzi Mukaroti wundi wakubise inyanja gahinduka umunyu yabaye iki sinzi cyaba cyamubayeho n'icyaha ngiye Bibiliya ntabwo nkunze kwisoma cyane ngikora akazi ko mu rugo hari umumama umwe wampaye Bibiliya nkiva mu kazi ko mu rugo mara iminsi ingahe ntacyo mfite cyo kurya ngurisha Bibiliya ese ko bavuga ngo kurongora ngo ni byiza muri Bibiliya rero n'ahandi bavuga ngo kurongora ni bibi nikwera iki Bibiliya ivuguruza iby'umuntu biba yanditse ko impamvu ngiye numva kuvuga ngo kurongora biba bibi nuko wa musore we uko wajyaga witwara nimba wataga saa 5 z'ijoro iyo umaze kurongora ntabwo wakongera gutaha izo saha umugore agutegeka gutanga saa 12 ibiki n'ibiki uyu munsi iyo wumvise ijambo bavuga ngo interrogation wumva iki interrogation se ubwo si nko kujya kubazwa wumva iki interrogation ahubwo nakumva ari nko gutangira amaranze vara kurusha ubwenge niyo mpamvu utapfa no kumugira inama interrogation nyine urabona hari igihe nko kuri ribu y'igikondo kuko niho nkunda gutanga ingero bari ribu y'igikondo mbona no gushimira ese gutangira ni abaribu bakoraho hari igihe bavuga ngo uba ugiye nko kubazwa hari ibyo uba ushinjwe ariko uba ugiye kubazwa kugira ngo ubisobanure uko byagenze ako ni nako bimeze da interrogation ni ukubazwa introduction si ibyo mu mafilime se byose ni bimwe ni ukuvuga ngo abajije mu gifaransa yongera baza mu cyongereza introduction igifaransa abajije iki nabaje interrogation introduction ni bimwe introduction ni mu cyongereza interrogation ni mu gifaransa zabo twigende nibyo no musi wavuze ngo ni debile bavuze ngo ni debile umutipe muri kumwe ngo ni debile uwo mututse ngo ni nta bwenge afite wumva debile nibyo n'ubundi ndumva ari nko kuba
nta kintu ufite mu mutwe. Nzovu ni kiye cyiza cy'umurenge na mariage wabitandukanya gute umurenge na mariage? umurenge nyine aho bitandukaniye mariage se n'umurenge nose iyo wagiye mu murenge bwo n'ubukoze mariage oya biterwa n'umurenge ibyo ari byo ni umurenge se sawa umugabo n'umugore bagiye gusaziranira oya umurenge naho ujya kubariza ibibazo umurenge nyine nabone ko byumva oya ntabwo nyine umurenge kuko aravuze ngo umurenge na mariage bitandukaniye umurenge ni imirenge ibigizwe n'akarere nkuko bavuga umurenge wa Gikondo umurenge wa Ndera sibyo none hari ibintu bisigaye byateye muri iki gihe umuntu mwamufitanye ikibazo cyangwa ubona atameze neza ugahita umubwira ngo wazajya gutura mu murenge wa Ndera isubune Ndera hatuye abaki kugira ngo oya ntabwo bavuga abasazi ba mutipe none nakore ku kiri umwana bavuga ngo abafite ubumuga bwo mu mutwe bira ni ibitaro iyo utameze neza baragenda bira ni nk'ivuriro ese Ndera ituyemo abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe gusa oya harimo n'abaturage harimo n'iki ako umuntu hatuye asaze nako yarwaye ikibazo yarwaye nyine mu mutwe urumva biramworohera ntabwo agwara mu mutwe agendana ubumuga umuntu ugendana ubumuga bwa iyo bugendanye ari hariya birorohane nk'umuntu utimageragere yakoze icyaha uko yamara uyu muhungu uyu nguyu si byose nta kintu kimurimo impamvu avuze gutyo we icyo abavuga iti nk'urugero aho gereza imageragere iri mu murenge w'imageragere arakubwira ngo utuye muri uriya murenge mbese bikaba ngombwa ko bagufunga ugiye kurangiza ibihano byawe bitewe n'amakosa wakoze ngo waturuka hafi ariko icyo namusubiza aribeshye kuko ntabwo wapfa kujya imageragere utabanje kuri RIB kuri polisi ukajya mbese hari uhajya nyuma mageragere se na RIB haba kandi ari umurenge ni nawe ariko ntabwo ariko abantu bose bakora icyaha ngo babajyane nyine umurenge wose ufite RIB ntabwo we wakora icyaha ngo ube wagikora muri uwo murenge wa mageragere nubwo ariho waba utuye ushaka kugikora ukiba ihene hano za Gikondo ukiba ihene mu murenge wa Ndera ukiba ihene mu murenge wa Kigarama ukiba ihene mu murenge wa Niboye icyo gihe aho wakoreye cya cyaha niho babanza kugufungira arabizi neza kuko nawe uyu munsi urabona ko ugira usubirana na mama Sandrine nzova kafise dusabe narako yakakafise dusabe ako jitafu arashaka uwo bita ngo Muheto Divine ngo Miss w'igihugu uramugira ihena inama namugira navana agahukuni sibyo ibyo ntabwo bizakunda ngo Miss Divine Muheto no kuvuga ngo uko yakomeje akinywera mu karu ahubwo agasurana n'abagore ba mbere ba Nyiranzage na bantuza na afite n'undi bamwita Ndeda afite abagore babiri undi watikuye afite Nyiranzage na mutikuye se dupfiki mwo wabomoye we afite Nyiranzage niwe Nyiranzage niwe afite Nyanzage na Kanyange aho Kanyange ngo yamukunze ngo kuva kera ngo akiri umunyeshuri ngo bariganye ajya kwa Muheto gukora ikikoko nyine no kuvuga ngo yararyamye arabirota ko bazabana nuko nawe waryamye ukarota kuzasubirana mu Masandrine nge ntabwo gusubirana mu Masandrine ntabwo nigize mbirota ni umwanzuro wanjye nafashe numva ko ibyo nari ndimo mbivuyemo kandi mama Sandrine ibyo bintu arabyanga mbona bitazakunda basubundi gihe utubwiriye ko bizamugiye gusubirana uyu nawe aje muri wa mubare wa babana oya none se reka nkubaze yaravuze ari mu kwa karindwi hararenga none reba aho tugeze ngo mu kwa mbere naho haragera mu kwa mbere avuga ati mu kwa 12 nuko nguko iyi filime kandi reka mbabwire nzabaseka nzababwira mu kwa mbere ninzasubirana n'umugore wanjye kare mwasubiranye se muri no minsi yiye kandi avuga ko tutazasubirana mu bukwe bwanjye sinzabatumira
ubukwe uzakora ubukwe se? Nzabukora. Ntabwo uzakora. Tuzajya mu murenge se muzamwakoze. Njye no kumusaba. Njye no kumusaba. Izo ni inzozi. Fata ko bitazakunda. Simbivuze. Niyo ndirimbo uzi yo gusaba. Nkaho ugiye gusabira umuntu indirimbo amuririmbira ne yayo. Inzozi zigira nkana narayindose mama Sandrine ariko kumukumbura njyewe ndamuhobera. Yamara nzova aritare kandi ntimukamugwanye kandi azabaseka. Impamvu murimbira ko karimbo yaravuze ngo gusubirana mu Sandrine ngo ni inzozi. Ariko binzozi gute? Oya nibyo ndabizi ntago muzasubirana kuko uriya mu mama ararenze. Arenze gute? Ararenze umva nkubwire. Uriya mu mama ko aca bugufiya agira bugufi se kuki mutasubiranye mu kwa karindwi. Ariko sireka nkubwire tujya gushwana wari uhari nitujya no gusubirana rero nabwo sinzaba mari. Ntabwo uzabuhari. Nzaba mari. Babandi bose bandwanye ntago muzamuhari. Kuko kuki se wumva ndi kukurwanya ndi kukubwira ibiri. Wumvise ngo uyu muntu no muhetazi wumve iki? Umuhetazi. Ubwo se si umuntu ugezweho. Umuhetazi. Ni umuntu ugezweho. Yo wumvise ngo uyu munsi uratambutse mu muhanda ukumva ngo uriya muntu mugendana ni kibona umwe. Nine impamvu bakoresheje ijambo uwo muntu mugendana akenshi ntabwo akunda kuboneka. Kuko abona kibona umwe twebwe tukiri abana ariko za kibona umwe ntabwo zikibaho. Ni akantu kacaga hejuru dushobora kuba twicara turi abantu 20 ariko njye nkayibona wowe ntimuyibone. Akenshi baravuga ngo iyo twayibonaga turi babiri ngo umwe yarapfaga. Wowe nagiye gupfa kuko n'umuhetazi. Ariko oya ntabwo namwifuriza urupfu. Oya n'ubundi utabinyifuriza n'undi bizaba. Ugiye kucomoka. Tugana ku musozo tubanze dusengere tunaririmbira tunakeza urubanza twiteguriye rwawe. Tubanze tunarusengera tene. Urubanza gufungwa se? Urubanza. Mu Kirundi bavuga iyo umuntu agiye gukora ubukwe cyangwa agiye gukoresha ikirori bavuga urubanza. Igihe twebwe urubanza hano mu Rwanda kumva ko ari nk'umuntu bagiye gukatira nibyo bavuga urubanza. Oya nawe rero agerageza avuge ikinyarwanda twumva. Ntacyo nashobora. Nzovu yamisemo kumubera umunyamakuru. None se urubanza ubuzanira by'urubanza wowe warubizi? Ngewe kuko nagiye Burundi keshi ibyo bintu nari mbizi by'urubanza. Niyo mpamvu ari usengo wihuta. Byumvishe ibyo bintu by'imanza rero ngiye numvaga. Bavuga ngo iki atari urubanza byose nkunda mana nkweretse mama Sandrine mana barimo kuturwanya bayakamwana ba Noheli ni umutipe twicaranye ntavuze amazina yo kuko ari imbere ya kamera ngo mana ngo ngiyewe ngo nindamuka subiranye mama Sandrine ngo rwose ngo ntago bizakunda ariko mana ngiye ndimo kubibona mu nzozi ndimo kubibona mu kwa mbere tuzasubirana rwose kuko sinshaka gusazira mu bana batari abanjye. Sinshaka gusazira mu bana ba Nyiramenyo. Sinshaka gusazira mu bana ba Mama Queen. Ndashaka gusazira mu bana banjye nabyanye mu Sandrine. Nzaguhishimwe Imana mbisabye mbikuye ku mutima kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Urubanza ni ubukwe. Ni ubukwe. Murakoze cyane funga kamera twasoje.